Kiliziya yakwiye kirazira agahugu umuco kandi umuco ni interuro zagiye zikoreshwa na bamwe mu banyarwanda bashaka kwerekana ko u Rwanda rugira umuco n'amahame rugenderaho. Icyo gihe byari bitarabaho kuko ubu nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda umukobwa uzwi nka Isimbi Noeline yeruye akavuga ku mwuga wo gukina porunogarafi yayobotse. Ntacyo ifaranga ritakoresha kuko ubu isi tugezemo ifaranga ni musema kweri, rirayoboye uwo ritishe riramukiza. Abantu biyemeje kurishaka amanywa n'ijoro, hasi kubura hejuru, kugeza n'aho bashyira icyubahiro cyabo hasi. Isimbi Yvonne usigaye wiyita Noeline yiyemeje guhiga ifaranga ku ngufu, maze ayoboka ibijyanye no gukina filime z'imibonano mpuzabitsina, zimwe bita urukozasoni cyangwa se zimwe zizwi nka porunogarafi. Uyu mukobwa yaciye igikuba mu Rwanda, cyane ko niba atari we wa mbere, ari mu ba mbere beruye bagashyira amashusho y'imyanya y'ibanga yabo ku karubanda bagamije gushaka amaramuko. Isimbi wigeze kwitabira ijonjora ry'ibanze rya Miss Rwanda 2019 yemereye Igihe dukesha iyi nkuru ko amaze umwaka urenga akina porunogarafi. Uyu mukobwa muri iki gihe ari kubarizwa muri Nigeria mu mujyi wa Lagos, aho akorera akazi ko kubyina mu tubyiniro tw'abakire, ibyo benshi bita ikimansuro. Ubwo yagarukaga ku birebana no gukina porunogarafi kwiwe, yavuze ko ibi ari ugushaka ubuzima. Ni ibintu yasubije muri aya magambo agira ati: naje inaha umwaka ushize nje kubyina mu kabyiniro kaho, akazi mfatanya no gukora amashusho ncuruza ku bantu bakuze bikanyinjiriza amafaranga, gukena ufite itungo rikakugoboka. Isimbi yakomeje avuga ko ubwo COVID-19 yadukaga yatangiye gupfunda imitwe hirya no hino ashaka icyamubeshaho, bikaza akurangira yigiriye inama yo gucuruza amashusho n'amafoto ye yambaye ubusa. Uyu mukobwa avuga ko amashusho abantu babona ku mbuga nkoranyambaga ari uduce duto twamamaza ayo acuruza. Usibye gucuruza ku mbuga nkoranyambaga amashusho n'amafoto, Isimbi yavuze ko nta murimo n'umwe atakora mu gihe waba umwinjiriza amafaranga. Ni ibintu yagize muri aya magambo ati: navuga ko wenda nkora porunogarafi zoroheje, mbikora njyenyine, nta muntu tuba turi kumwe. Mfata amashusho yanjye nkayashyira ku mbuga zitandukanye, abantu bakaza kuzireba bishyuye, nkabona amafaranga yanjye. Uyu mukobwa avuga ko gucuruza aya mashusho atari ibintu ateganya gukora by'ubuziraherezo, ahubwo ko nyuma y'umwaka umwe azabivamo amafaranga akuyemo akayashora mu bundi bucuruzi. Ibintu asubiza agira ati: nateganyije uyu mwaka nurangira nzareba inyungu nkuyemo, hanyuma ndebe niba nayashora mu bindi byazanyungukira kurushaho. Abareba amashusho ye baba basabwa kwishyura ibihumbi biri hagati ya 12 na 15 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Nta muntu wo mu muryango we uragira icyo amubwira ku byo akora. Uyu mukobwa wemeje ko afite ababyeyi bose n'abavandimwe babiri bavukana, yahishuye ko nta muntu n'umwe wo mu muryango atinya ku buryo yagira icyo amubaza ku mashusho akunze gushyira hanze yambaye ubusa. Ni ibintu yasubije agira ati: inshuti zo ntazo ngira, abo mu muryango bo ntekereza ko babibona ariko ntacyo bambwira. Musaza wanjye niwe wenyine tuganira cyane, ariko barabizi nta n'umwe wambwira ubusa. Isimbi ahamya ko nubwo hari benshi bamucira urubanza ntacyo biba bimubwiye, mu gihe aba yakoreye amafaranga kandi akaba azi neza ko ariyo ayoboye isi.
uyu mukobwa yakomeje avuga ko yagiye gukora ubu bushabitsi azi neza ko ibyo ari gukora atitaye ku bijyanye n'amategeko abuza gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ibi yabivuze muri aya magambo agira ati iryo tegeko niba rihari rikaba rihana abakina porunogarafi nkagaruka mu Rwanda bakamfata hazakurikizwa amategeko. Isimbi Noeline ari hafi kuzuza imyaka 22 yavukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Yigeze kuvuga ko afite imyaka 5 yari mayibobo ku mihanda yo mu mujyi wa Kigali, aza kuhava ajyanywe mu kigo cy'inzererezi i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iki kigo yakivuyemo afite imyaka 14 asubira i Rwamagana kubana na se, ngo nyuma y'umwaka umwe yaje kwerekeza mu gihugu cya Uganda ahava ajya muri Kenya bitewe n'uko atari afite ibyangombwa kandi ari umwana muto. Mu buhamya bwe yigeze gutanga mu mwaka w'2019 yavuze ko yatawe muri yombi amezi 9 mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda ngo yashuguritse ibyangombwa ari naho yahinduriye amazina, nyuma aza gusubira muri Kenya. Aha yahabaye imyaka 3 mbere y'uko mu mwaka w'2017 ajya muri Afurika y'Epfo, akaza kuhava asubira muri Kenya. Muri Kenya uyu mukobwa yongeye kuhava mu mwaka wa 2018 asubira muri Afurika y'Epfo mbere y'uko mu mwaka wa 2019 agaruka mu Rwanda, ari nabwo yiyamamarizaga akwegukana ikamba rya Miss Rwanda muri uwo mwaka. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitamenyerewe habe na gatoya cyane mu muco nyarwanda. Kwigaragaza wambaye ubusa, bimwe bita kwigaragaza wambaye uko wavutse, si ibintu mu by'ukuri bimenyerewe. Ndabashimiye cyane, komeze gukurikira Ijambo TV aho tukugezaho amakuru anyuranye. Nitwa Nakreti, ugire amahoro y'Imana.